Murakoze cyane mwese inshuti bavandimwe mukunze gukurikira ibiganiro byacu. Uno munsi nashaka ko tuganira gato ku bijyanye na immigration. Immigration ni ukuvuga abinjira n'abasohoka, ariko ntabwo turi butinde cyane ku kibazo cy'impunzi, ariko turavugaho gake ku kibazo cy'impunzi, ariko turavuga cyane cyane abimukira, abantu bari muri Amerika aha ngaha nibwo dushaka kuganira nabo cyane cyane. Birabafasha n'ibyo, birafasha n'abandi b'impunzi bari hirya no hino. Ano makuru araba ari amakuru meza cyane ku buryo numara kuyumva ushobora guhita kumenyesha na bagenzi bawe. Ariko rero mu buryo burambuye nabwo turi kwitegura gutangira kuvuga kandi ku bibazo by'impunzi. Muri ino minsi abimukira, abantu bari hano muri Amerika, ibibazo byinshi bafite cyane cyane bijyana na immigration ni ikintu bita deportation cyangwa gusubizwayo ku ngufu. Hari abantu benshi bari gusubirayo ku ngufu, bari kubasubizayo, mbese ntabwo byoroshye. Icyo nshaka kubabwira ni iki, nuko iyo kugira ngo bagufate bagusubize mu gihugu cyawe, ahanini bari gufatira abantu hehe? Kuri za appointment bari kugira. Ushobora kugenda uvuga ngo ufite appointment kuri immigration na immigration judge wawe, ukagenda baguha appointment, akaba ariho bagufatira aho ngaho, bagahita bagusubiza mu gihugu cyawe, ku buryo byakugora cyane kugira ngo ushobore kuvugana n'abavandimwe bawe cyangwa abandi ngo bamenye aho uri. Ikibabaje cyane muri ibi ngibi ni iki, nuko hari abantu bamwe na bamwe basubiza mu bihugu bindi kandi batababwiye, ngo batabahaye guhitamo igihugu bajyamo. Kuko ubundi mu buryo busanzwe nuko iyo ugiye kubura barakubaza, ese wowe urumva igihugu wasubiramo cyaba ari igihugu cyahe? Ushobora kubaza, ndumva ngiye muri iki gihugu nagira ikibazo, ndumva ngiye muri iki ngiki nagira ikibazo. Nicyo kibazo gikomeye cyane nani abantu bamwe bari kugira, cyane cyane ushobora kubaha ingero. Hari nk'umuntu wo muri Afghanistan, ngira ngo muri biriya bihugu by'Abarabu, yavuyeyo azi n'aha ngaha, ariko baza kuvuga ngo agomba gusubizwayo kuko hari ibipapuro bimwe na bimwe atari yujuje. Hanyuma arabwira ngo nimunsubizayo barahita ko banyica, barahita ko bamwica. Urumva gisa nk'aho kibaye ikibazo gikomeye cyane. Hari undi muntu baherutse gufata wo muri za communauté zacu vuba aha ngaha, bamusubiza mu gihugu cye, ariko kugira ngo bamusubize mu gihugu cye, bamusubije ngo mu gihugu yavukiyeho. Urumva rero, wenda tuvuge niba waravukiye muri Congo, uko byagenda kose ni ugufatira indege bakakujyana i Kinshasa. Kandi Kinshasa ngira ngo ubutegetsi bwabo muzi uko bumeze, ntabwo bukunze kuba bwiza ku bantu bamwe na bamwe, abantu benshi barabizi. Urumva rero niyo hari ikibazo icyo ngicyo, ni ukuvuga wowe ntabwo uhisemo uvuye ngo okay, ngiye nimunjyana hariya bazamerera nabi. Hoya, ntabwo bivuga ibyo ngibyo, ahubwo baravuga ngo okay, aho waje uvuye, wenda tuvuge ku rugero, niba waje uvuye mu Rwanda ariko ukaba waravukiye muri Congo, ubwo ni ugufata bakakujyana i Kinshasa. Urumva ntabwo biba byoroshye cyane. Hari amakuru agenda avugwa hirya no hino bavuga ko hari indege iri gufata abantu impunzi ikabajyana mu masaha atazwi kugira ngo basubizeyo. Bagera mu mazi ahantu badashobora kubona, indege igahita ko ifunguka inyuma, igahita ko ibasuka bose mu mazi. Ibyo ngibyo ni amagambo ari kuvugwa, turacyari gushaka igihamya kuri ibyo ngibyo, ko ni amagambo ari kuvuga. Ariko icyo tuzi cyo ni uko harimo ibimeze nko kwiba impunzi, kwiba abantu, bakabafata bakabajyana mu kindi gihugu. Byabaye hano vuba aha ngaha, bajyana muri za Venezuela, ukabona bafasha abantu mu gihe bakabafata nko kwa gatandatu, igihe kitaragera, nko kwa gatanu, igihe kitaragera cyo kugira ngo bapange, baburane, bakore iki n'iki, bakabifata nk'aho ari ikibazo. Niba bari kuvuga ngo ni enemy act, ni ukuvuga ni ugufata icyemezo cy'impunzi ukazifata nk'abanzi b'igihugu baje guteza umutekano mukeya, ugahita kwifata icyemezo cyihutirwa vuba vuba. Ubwo rero uko byagenze nuko bafashe, hari nko kwa gatanu gutyo, babashyira ahantu hamwe
kwa gatandatu akazi kose kafunze bahita babapakira mu ndege bajyana Venezuela, nta kuburana, nta n'ikintu na kimwe, ni ukuvuga ni ukugutwara ako kanya bagahita ko bajya kujugunya muri Venezuela aho utazi abantu b'aho ngaho, ntuzi ururimi rw'aho ngaho. Urumva ni ibintu bigoye kandi ubuzima bwaho usanga ari ubuzima buba butoroshye. Nibyo nashatse kuvuga ibyo ngibyo cyane cyane ku mpunzi gusa, ariko tuzatanga amakuru menshi cyane ajyanye n'impunzi. Reka tujye ku gice cya kabiri tuvuye cyane cyane ku bimukira. Abimukira b'aha ngaha hari ikintu twese twari tuzi igihe Trump afata ubuyobozi. Icyo twari tuzi ni uko twari tuzi ko Trump uko tumuzi ntakunda abimukira, twari tuzi uko byagenda kose azahita ko afunga USCIS cyangwa iriya gahunda yo kwakira abantu. Ni nako yabikoze, ko ofisi nyinshi zakira abantu zagiye zifungana n'ubu ntabwo zirafungura. Urumva ni ikibazo gihari aho ngaho. Wenda umuntu yagishyira mu nzego ebyiri, mu bice bibiri, cyangwa niko umuntu yagishyira mu bice bibiri. Igice cya mbere ni uko abantu bari hano muri iki gihugu bataratinda muri iki gihugu bagize ikibazo bagize ni uko iyo mishinga ishinzwe kwakira abantu yafashaga n'abantu kugira ngo ishobora kuba bakorana application zimwe na zimwe nka za green card cyangwa se employment card, utu application tumwe na tumwe gutyo baradukoraga bakabafasha. Ariko kuba barabihagaritse, urumva abo bantu bafite ikibazo. Ntabwo byagutangaza uramutse wumvise ngo mu mujyi uyu n'uyu cyangwa muri state n'iyi hari abantu bashatse uko bakora application ya green card, ariko bakaba barananiwe, barabuze uburyo bwo kubikora kuko ntabyo bazi, ntabwo babasobanuye, kandi bageze hano mu gihe gito bahita ko bafunga izo company ashinzwe kwakira abantu. Urumva abo bantu bafite ikibazo kuko nta information bafite y'uburyo babibona ibyo ngibyo, ntabwo bigeze babona uko basobanura, ntabwo bigeze babona ababafasha muri ibyo ngibyo. Ukabona umuntu yicaye aha ngaha afite employment card, arangije umwaka urarenze, ategereje gusa uko azakora application ya green card. Icyo ni ikibazo cy'abantu bari aha ngaha bakiva muri Afurika vuba vuba. Icyo twabasabaga cyane cyane ni uko buri muntu wese ni ngombwa ko wegera aba bantu baherutse kuza vuba bataratinda ino cyane, kugira ngo abantu bagerageze basobanurire uko bagomba kwitwara muri iki gihugu, cyangwa uko bashobora kubona ubufasha. Niba aricyo wabafashaho, byaba byiza ko wabafasha, kuko ni nk'aho bari aho ngaho badafite ubufasha ubwo ari bwo bwose. Ngira ngo birumvikana. Ikindi kandi nashatse kubabwira ni uko igihe Trump yafashe ubuyobozi hari mu kwezi kwa mbere, igihe yafashe ubuyobozi abantu benshi bari bafite ubwoba nk'uko twatangiye tubivuga, uko ibintu bizagenda bitinda, bizagenda gute. Yaranabikoze ko yafashe abantu benshi yabasubije mu bihugu byabo, biba ikibazo mu gihugu, ibintu birazamuka kubera ko nta bantu bakora mu nganda zimwe na zimwe, nta bantu bahari bari bukore mu mirima ngo basarure, bituma ibintu bizamuka cyane. Icyo ni ikibazo kimwe cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni uko za kampani nyinshi cyane ubu ngubu, mbere akazi kari katangiye kubura, ariko ubu ngubu akazi karaboneka cyane kandi cyane, kuko abantu bari bakoraga muri utwo tuzi benshi bagiye babirukana ko nta byangombwa bafite, ugasanga akazi kari aho ngaho nta muntu ugakoramo. Hano ndi kuvuga cyane cyane muri za kampani z'inyama, babandi babaga inyama, uko inka cyangwa se ingurube cyangwa se inkoko, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo ndi kuvuga cyane cyane aho ngaho. Ariko wagera mu bintu by'imirima byo gusarura ibyo kurya gutyo, ugasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko rero ugasanga rimwe na rimwe abazungu bajya gukora muri ako kazi nako kakabananira, kakaba ari akazi kagoranye cyane ko batamenyereye ubwo buryo bwo gukora aho ngaho, bikabaviramo ikibazo gikomeye cyane ku buryo batari bukore neza nk'uko impunzi zari zisanzwe zikora. Impamvu ituma nshaka kubabwira kuri ibyo ngibyo ni uko deportation yabaye nyinshi cyane kandi mu buryo bukomeye cyane, ku buryo bafataga abantu bayora. Ngira ngo mwumvise ikibazo cyabaye muri California vuba aha ngaha, batangiye kugenda batangiye gufata n'abasirikare ba marine kugira ngo bagende, bisa nk'aho bibaye intambara. Kubera iki? Bari gushaka gufata ngo abantu basubize inyuma. Urumva, hariho babasubize mu bihugu byabo. Hariho inyota ikomeye cyane y'ubuyobozi kugira ngo bafate abantu basubize mu bihugu byabo.
ni nayo mpamvu ari byiza kubwira abantu ko bagomba kwitonda, bagomba kumenya uko bagomba kwitwara, cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi, kuko akantu gato cyane gashobora gutuma umuntu asubira mu gihugu cye cyangwa bamucyura ku ngufu akasubira aho yaje ava. Ngira ngo turabyumva neza. Niba mvuze akantu gatoya ni ukuvuga wenda kwa kundi wajya mu isoko ukibesha ugafata nk'akantu gatoya gutya bigasona gutyo baravuga ko uri igisambo, cyangwa ufite license nta license ufite ugendera kuri permit bakagufata wishe amategeko. Ako niyo minor offense iyo ngiyo, ariko bakagira ikaba nani crime ikomeye cyane kugira ngo bashobora gusubiza abantu mu bihugu byabo. Ibyo ngibyo ni akantu kajemo gusa, ariko niko nashatse kubabwira, ariko ndashaka kubabwira cyane cyane uko ibintu bimeze kugeza ubu ngubu. Kandi uramutse witegereje urasanga ari nta sinzi, urasanga hari ikintu cyahindutse muri immigration, kuko twese twari tuzi uko hamwe na Trump ibintu byose bizagenda gahoro, ariko uramutse urebye ubu ngubu, nicyo nshaka kuvugaho cyane cyane, urebye ubu ngubu ibintu biri kwihuta vuba vuba cyane. Ni ukuvuga iyo ukoze application y'ubwenegihugu, usaba ubwenegihugu, birihuta cyane, amezi 3, amezi angahe batangiye kuguhamagara, ukabona mu gihe gito cyane. Ntabwo byari bisanzwe. Ukabona babandi baje gusaba za asylum kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, 16, 17, abo basabye asylum cyangwa basabye kuza gutura ahangaha bikaba bigoye, ariko ubu ngubu batangiye kubageraho babahamagara. Urumva bisa nka biri kwihuta cyane. Application nyinshi za immigration ziri kwihuta cyane cyane ku buryo biri muri speed umuntu ashobora kwibaza se kubera iki biri kwihuta gutya, ntumenye uko bimeze. Ni nayo mpamvu ushaka kubabwira speed ihari ni ngombwa kuyitondera. Si kuvuga ngo ibintu biri kwihuta cyane, okay, ubwo ni byiza cyane. Ugomba kwitondera iyo speed ihari, kuko iyo ibintu bari gutwara ibintu byihuta vuba vuba, ugatanga application yawe uno munsi ugasanga mu byumweru bingahe baragusubije, ikibazo kiri aho ngaho ni iki? Nuko basanze harimo akabazo gato muri application yawe, muri dossier yawe, nta mwanya wo kubwira ngo uzakosora ibi, uzakora ibi, uzakora ibi. Oya, niko byari bimeze, ariko kubera speed nyinshi cyane utazi aho iganisha abantu, ukasanga ukoze application yawe, aho kugira ngo bakubwire ngo hari akantu ugomba gukosora kanaka, ako kanya ukabona baguha denial, bakita ko banga case yawe. Niyo mpamvu nashaka kubabwira ni ngombwa ku ruhande rumwe guprofita no speed ihari muri immigration, ko ibintu biri kwihuta cyane ko tubibona. Wenda dufate nk'urugero, nk'umugore cyangwa umugabo ushaka kudeklara, wenda ashaka kuzana umugore we yasize muri Afurika, cyangwa umugabo yasize muri Afurika, cyangwa abana be yasize muri Afurika. Nimba ugishaka gukora iyo dossier, ni byiza ko ufata ibyangombwa byose, ube ubifite. Nibyo byiza, ufite ibyangombwa, niba ari extrait ya casier judiciaire, niba ari ibyo bita criminal record, niba ari amafoto ube bifite, nimba ikipapuro cyose, niba ari attestation y'ubukwe, niba ari attestation yo mu rusengero, yo muri leta, ibiki byose ube bifite tayari hafi aho ngaho, kuko ushobora kugera igihe kimwe bakabigusaba utabitanga aho ngaho, bakavuga ngo nta dossier yawe, bakayihagarika ngo kubera ko utabitanze mu gihe. Kubera iki? Kubera ino speed ihari. Ku ruhande rumwe ino speed ni nziza, no ku rundi ruhande usanga ino speed ifite ikibazo, ariko mu by'ukuri bari kwihutisha ibintu cyane. Ikindi impamvu y'ibyo ngibyo, impamvu nashatse no kubibabwira cyane cyane uko iki gihugu, nko twatangiye tubivuga, abantu benshi basubiye babakoreye deportation, na n'ubu baracyari gupanga kubakora deportation. Ariko ikibazo gihari ni ikibazo cy'ubukungu bw'igihugu bwaragabanutse, bwaguye hasi cyane, kuko abakozi nabo baragabanutse, nta bakozi benshi bahari. Ishobora kuba ari imwe mu mpamvu ituma ibintu byose bikorwa vuba vuba, duha abantu ibyangombwa vuba vuba, tubafashe vuba vuba, dosiye tuzihutishe vuba vuba, kugira ngo abantu bagire wenda umutekano wo kuba ahangaha, bavuga ngo turahangaha, ibyangombwa turabifite, nta muntu udukoraho basi kugira ngo batangire bakore, kuko igihombo kimaze kuba ari igihombo gikomeye cyane. Nuko nibyo nashatse kubabwira ibyo ngibyo cyane cyane. Ibintu biri kugenda neza muri immigration, ndi kuvuga cyane cyane hano mu gihugu. Igisigaye rero ni ukureba hanze y'igihugu, bari abantu b'impunzi nabo uko
bihutishiriza ibintu byabo vuba vuba, nibyo dutegereje kugira turebe ko biri bugende, kuko byo biracyahagaze na n'ubu, biracyahagaze, ni ikibazo gikomeye cyane. Nuko rero bimeze, ariko mu yandi magambo ni uko hari abantu bari kuza bamwe na bamwe nk'abantu bagiye badeklara. Ni byiza, urabona, nimba umugabo wakudekaraye cyangwa umugore wakudekaraye ukaba ufite sitati y'ubuhungiro, hari ukuntu bisa nk'aho byagorana gato, kuko bisaba ko uza ino ahangaha ari OIM cyangwa IOM ikuzanye ahangaha, kandi ntabwo uri gukora nk'uko yari isanzwe ikora. Urumva aho ngaho bishobora kugoranaho gatoya, ariko ukoze dosiye yawe ari umuntu ari umuturage gusa aho ngaho, umunyagihugu aho ngaho, biroroshye ko niwe ubikora byose, niwe wishyura tike, niwe umwakira, niwe ukora ibiki byose. Ariko iyo ushaka kuzana umuntu kandi ari impunzi, byo ushobora kumuzana, byo birumvikana, ariko inzira iracyari ndende, kuko agomba kugendera kuri gahunda ya OIM cyangwa y'aba immigration. Murakoze cyane, mugize neza mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro. Cyari ikiganiro kijyanye cyane cyane n'impunzi cyangwa abimukira bari mu gihugu. Ufite ikibazo cyose ushobora gushyira muri comment aho ngaho kugira ngo tugufashe, nta kibazo, cyangwa n'abandi nabo bakagufasha, ntacyo. Murakoze cyane, kandi Imana ikomeze ibarinde mwese, turi kumwe. Bye.